Imperuka n'ibimenyetso byayo, imperuka n'ibimenyetso byayo, imperuka n'ibimenyetso byayo. Ikiganiro imperuka n'ibimenyetso byayo mukigezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu ijwi rirenga. Muri iki kiganiro muzahamenyera ibimenyetso byahanuwe biranga imperuka mu madini, mu miryango no ku ngoma zo mu isi. Sobanukirwa ubutumwa bukubiye muri Matayo 24, ibyahishuwe 14. Sobanukirwa kandi n'igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Ubu butumwa ni ubutumwa bugenewe amahanga yose, imiryango yose, indimi zose n'amoko yose. Turabararitse mwese, ngaho nimukurikire. Tubahaye ikaze mwese abadukunda kandi mukunda n'ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Tugiye kubana mu kiganiro. Ni ikiganiro nk'uko mumaze kumva, ni ikiganiro kivuga ngo imperuka n'ibimenyetso byayo. Ikiganiro rero tuzajya tubagezaho kuri uyu muyoboro, aho muzajya mukurikirana ibijyandanye n'ubuhanuzi. By'umwihariko tuzajya tureba igitabo cya Matayo 24, nk'uko havugwa ubuhanuzi bujyaniranye n'imperuka, ndetse tuzajya tuvuga no ku gitabo cya Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe, ariko ntabwo tuzajya tubisobanuza ubwenge bwacu, ahubwo tuzajya tureba icyo abahanuzi bagiye bahanura cyangwa bagiye bavuga bashoboye n'imbaraga y'Imana, uburyo bagiye basobanura ayo magambo y'ubuhanuzi n'ubundi. Rero reka mbere yo kugira ngo tubabwire n'insanganyamatsiko tugiye kuganira cyangwa tugiye kwigaho, tubanze twiragize Imana dusenge. Turagushimye cyane Uwiteka Mana yacu, muremyi w'ijuru n'isi, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kugira ngo twongere gutambutsa ubutumwa bwiza, ubutumwa watanze ukabuha intumwa n'abahanuzi, natwe ukaduhamagara muri iki gihe giheruka kugira ngo tuguhindukire ibikoresho, dukoreshwe n'imbaraga yawe y'Umwuka Wera, maze tugeze ubutumwa bwihariye ugeneye abo mu gihe turimo. Turakwinginze rero ngo imitima izumva buno butumwa izabashe gukabakabwa n'Umwuka wawe Wera, kandi bite ku miburo inyura mu butumwa utunyuzamo, maze uzaduhe kugira iherezo ryiza, tuzaboneke mu bikari byo mu ijuru. Ngaho abateze amatwi, natwe tukuvugira twese tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu. Rero reka tubagezeho ikiganiro twabageneye uyu munsi. Ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko. Ni insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ivuga ngo ubutumwa bukomeye bwatangiwe ku musozi wa Elayono. Ubutumwa bukomeye bwatangiwe ku musozi wa Elayono niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho muri iki kiganiro kivuga ngo imperuka n'ibimenyetso byayo. Rero reka tutangire tuganira, ariko turahera mu byabaye mbere gatoya yuko Yesu ajya ku musozi wa Elayono. Yaravuye mu rusengero rw'i Yerusalemu, ahamaze kuhavugira ubutumwa bukomeye nk'uko tubusoma muri Matayo igice cyaho cya 23. Ni ubutumwa bukomeye yari amaze gutanga, abubwiye abatambyi bari bari mu rusengero, ndetse n'abigisha amategeko bose, abitwaga ko bahagarariye iby'umwuka muri icyo gihe yari arimo atangira umurimo we. Rero mu gice cyaho cya 13 cya 23 ntabwo turasoma hose,
ahubwo ni ubutumwa Yesu yatanze ariko aburira abafarisayo n'abanditsi, nk'uko muzabisoma muhereye muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 13. Ni ubutumwa bukomeye bwacyahaga cyane abanditsi ndetse n'abafarisayo. Ubu butumwa rero burimo imiburo ikomeye yabahaye, ari naho turaza kuhita tureba ubwo yari ageze ku musozi wa Elayono, uburyo noneho yahise atanga ubutumwa bukomeye bw'ibyagombaga gukurikira, amagambo akomeye yari amaze kuvugira mu rusengero, ndetse yari arusohotsemo bwa nyuma utazongera kurugarukamo. Ariko reka wenda tubanze duhere ku murongo waho wa 27. Hano 27 haratubwira ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya. Ubwo ni amagambo Yesu yabwiraga abo banditsi n'abafarisayo, abayobozi bari bahagarariye abandi mu by'iyobokamana. Haravuga hati mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Aya ni amagambo yarimo ababwira, noneho aberurira ko azi ibiri mu mitima yabo. Hepfo barakomeza babwira ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyaba twariho mu gihe cya ba sogokuruza, ntituba twarafatanyije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuze urugero rwa ba sekuruza banyu. Mwanzoka mwe, mwabana b'incira mwe, muzahunga mute iteka ry'igehinomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo, muhereko mugirweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukagera ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Yerusalemu 27 aravuga ati Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ndababwira yuko mutazezongera kumbona, ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Aya ni amagambo Yesu yavuze abwira abigisha amategeko ndetse n'abafarisayo. Ni amagambo akomeye yababwiye, aberurira bwa nyuma mu gihe yari amaranye nabo imyaka itari mike kuva mu bwana akivuka, agerageza kubigisha abereka ukuri, ariko aha bari barageze ku musozo wo kwanga ukuri yari abazaniye, maze noneho ababwira ibiri mu mitima yabo yeruye atanyuze ku ruhande. Noneho mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, ku bakunda gusoma, ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, paje ya 517, niho hari amagambo akomeye basobanuye uko byari bimeze. Igihe yavugaga aya magambo yari ari mu rusengero, ariko arimo kuburira abanditsi n'abafarisayo kandi ashyira ahabona ibyaha byabo, kuko byari bimaze kugaragara yuko bamaze kugera ku rwego batagishaka ukuri, ndetse bagiye gusohoza imigambi mibi yari imaze igihe mu mitima yabo. Muri iki gitabo haravuga ngo kuri paje ya 570 haravuga ngo ubwo nibwo bwari ubuheruka Yesu yigishirizaga mu rusengero.
yari yiyerekejeho ibitekerezo by'inteko nini z'abantu bari bateraniye i Yerusalemu. Bari buzuye mu bikari bakurikirana impaka zahaberaga. Bitaye ku ijambo ryose riva mu kanwa ke. Bari batarigera babona ibintu nk'ibyo. Umusore w'umunyegalileya yari ahagaze aho, nta kimenyetso kigaragara inyuma cy'ubwami bwe. Yari agoswe n'abatambyi bambaye imyambaro y'igiciro cyinshi. Hahagaze n'abakuru, ibishura byabo biriho ibimenyetso byerekana gukomera k'urwego barimo, n'abanditsi bari bahari bafite mu ntoki zabo imizingo y'ibitabo nk'uko bakundaga kubigira umugenzo. Yesu yari ahagaze hagati muri bo atuje, kandi yiyumvagamo imbaraga z'ijuru. Arebana icyubahiro cy'ubwami abanzi be, nubwo bari barasuzuguye kandi bagakerensa ibyigisho bye, kandi bakaba barashakaga no kumwica. Umugabane munini wo muri bo bari baragerageje kumurwanya, ariko uburyo bari barakoresheje bwose bagatsindwa bukaburiramo. Yesu mu gusubiza ibibazo byabo byose birimo imitego, agatsindisha umucyo wera w'ukuri umwijima wabo n'amakosa y'abatambyi n'abafarisayo, akereka abo bayobozi gito imibereho yabo nyakuri n'ibibaho bitazabura kubageraho niba bakomeje kuguma mu bikorwa byabo bibi. Yari yabasabye kuba maso. Nyamara hari undi murimo yari ashigaje gukora. Inyungu abo bantu bari bateze kuri Kristo no ku murimo we ntizahwemaga kwiyongera. Nanone kandi inyigisho ze zari zarabacengeye, zinabateye ubwoba. Bubahaga abatambyi n'abigishamategeko kubera ubwenge bwabo no kwera kwabo kugaragarira amaso, bakumvira ubutware bwabo batajuyaje mu bibazo byose by'idini. Ariko ubu babona abo bagabo bagenda banyuranya na Yesu, umwigisha uzwiho ubuhanga n'ukuri, gutsinda buri ntambwe yose ije. Ugutsindwa kwasomwaga ku maso y'abatambyi n'abakuru bari bafite isoni. Abantu batangazwa nuko abatware banze kwizera Yesu, nubwo inyigisho ze zacishaga make ariko zifite umucyo. Abantu ntibari bazi icyo bakwiriye gukora. Bakurikiranaga amatsiko imigenzo yabo, bahoraga bita ibyitegererezo byabo. Niba mukurikiranye neza, ahangaha igihe Yesu yari ahagaze hagati y'aba bigishamategeko, abatambyi, abafarisayo, ngo mu bikari by'i Yerusalemu hose hari iteraniro ry'abantu bari bategereje kumva umwigisha wabo. Noneho ubwo Yesu niho yababwiye ariya magambo tumaze gusoma, araberurira noneho ababwira atanyuze ku ruhande nk'uko tumaze kubisoma. Noneho igihe yabacyahaga ababwira ayo magambo, niho noneho ubwo yasozaga kiriya kiganiro cyo gucyaha gukomeye kwari kuriho, yari arimo ababwira, nibwo yababwiye amagambo akomeye. Arababwira ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Aya magambo Yesu yababwiye abereka yuko iyo nzu yabo, urwo rusengero barusigiwe ari umusaka, yari amagambo ateye ubwoba kandi yaje kubakora ku mutima, maze abatera guhagarika umutima cyane. Kuri paje yaho ya 534 muri iki gitabo cy'Ibifuzwe byose basobanuye ubwo yavugaga iri jambo uko byagenze. Abatambyi n'abakuru bari batewe ubwoba n'amagambo ya Yesu avuga ngo dore iyi nzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Mu gihe bari bameze nk'abatabyitayeho, bumvaga hari akaga katagaragara kabugarije, kandi ntibashoboraga gutekereza ku biremereye by'ayo magambo. Mbese koko urwo rusengero rwiza rwari ikiratwa cy'iryo shyanga rwari rugiye kuzahindurwa ikirundo cy'umusaka? Abigishwa bari bategerezanyije igishyika ko Yesu abaha ubusobanuro
hanyuma kandi bafatanyaga n'abanditsi kwiyumvira uko bizagenda. Nuko ubwo bari basohotse mu rusengero bereka Yesu urufatiro rwiza, urufatiro n'ubwiza bw'iyo nyubako, amabuye arabagirana y'umweru utanduye, kandi amwe yari manini cyane. Igipande kimwe cy'urukuta cyari cyarananiranye ubwo ingabo za Nebukadinezari zahasenyaga. Imirimo yo kubaka yari yarakozwe neza ku buryo inyubako yose yasaga n'ibuye rimwe ryakuwe mu kirombe. Abigishwa ntibashoboraga kwiyumvisha uburyo inkuta zikomeye gutyo zabasha guhirikwa. Aha ngaha barerekana uburyo aba bigisha amategeko n'abanditsi batewe ubwoba n'amagambo ababwiye yo kubacyaha, yo gushyira ahabona ibyari biri mu mitima yabo nubwo bagaragaraga nk'abantu beza. Kandi noneho amaze gusoza aberetse iyo nyubako yabo y'urusengero uko yari imeze, amaze kubabwira yuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ngo icyo nicyo cyabateye ubwoba cyane, bibaza uburyo bimeze. Noneho abigishwa be nabo bagira amatsiko yo kwibaza, ese aya magambo atubwiye, ibi bintu atubwiye, ese birashoboka koko dukurikije uko uru rusengero rumeze? Ariko Yesu ubwo amaze gusohoka muri iyo nteko, nibwo noneho yagiye ku musozi wa Elayono, maze abigishwa baramwegera. Reka tubibutse ko ubutumwa icyigisho turi kuganira gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubutumwa bukomeye bwatangiwe ku musozi wa Elayono. Noneho ubwo bamaze kugera kuri uyu musozi rero, abigishwa bari bafite amatsiko yo kumenya ibyo Kristo avuze ku bijyanye n'ibigomba kubaho. Yari agiye kubaha ipica neza y'ibigiye gukurikiraho mu gihe cyabo mu butumwa bagiye kwamamaza, kandi yari yongeye kwahuranya maze yerekana ipica y'ibigomba kuzabaho mbere y'uko azagaruka ubwa kabiri aje kwima ingoma by'iteka. Noneho Matayo 24 umurongo wa 1 haravuga ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Aha ngaha tubibutse ko ubwo bari bamaze kuva mu rusengero, bwa butumwa bukomeye Yesu yari amaze kuvuga bwo gucyaha abatambyi n'abigisha amategeko, amaze kubacyaha noneho ababwira ibigiye gukurikiraho. Yababwiye uburyo bagiye kuzatoteza intumwa, abo yahamagaye yatoranije, abanditsi, abigisha bose bagombaga kuvuga mu izina rya Yesu, bakavuga ubutumwa bahawe. Yaberuriye ibigiye gukorwa nabo kandi byari biri mu migambi yabo, mu mitima yabo. Ariko arangije noneho abereka yuko ibyo bishingikirizaho, urwo rusengero, iyo nyubako, uburyo imeze neza, ibikorerwa muri iyo nyubako, ababwira yuko igihe cyabo kirangiye, urusengero barusigiye ari umusaka, kandi kigiye gukurikira ari uko urwo rusengero ruzarimbuka. Noneho abigishwa rero bajya ku ruhande bamubaza neza ibyerekeranye n'ayo magambo akomeye yari ababwiye. Noneho ubwo atangira kubereka ipica y'ibigiye gukurikira, kandi ari nayo pica y'ibigomba kubaho mbere y'uko Kristo agaruka hano ku isi ubwa kabiri. Noneho ku murongo wa 4 haravuze ngo Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangira ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi.
maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Reka wenda tubanze tuvuge kuri buno butumwa, nubwo tuzakomeza iki cyigisho tugasobanura n'imirongo yose ikurikiraho nk'uko Yesu yabivuze tubisobanuje umwuka w'ubuhanuzi. Ahangaha Yesu abiretse ipica y'ibigomba kubaho, ariko ntiyagarukiye gusa ku bigomba kubaho bo ubwabo, ahubwo avuga ko ari bigomba kuzabaho kugeza ku mperuka y'ibihe. Noneho ubu butumwa bukomeye yababwiye muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri paje ya 534 hakomeza hasobanura, haravuga ngo aya magambo ya Kristo yari yumviswe n'abantu benshi. Nuko ubwo yari yicaye wenyine ku musozi wa Elayono, Petero, Yohana, Andereya na Yakobo baza aho ari baramubwira bati, tubwire ibyo bizaba ryari, kandi ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Mu gisubizo cye Yesu ntabwo yatandukanije kurimbuka kwa Yerusalemu n'umunsi ukomeye wo kuza kwe. Abagaragariza uko bizagenda muri ibyo bihe byombi, ariko areka abigishwa ngo bazabonereho kwimbika iby'icyo kibazo. Abo ntabwo bari kubasha kwihanganira kureba iby'ahazaza iyo Yesu aza kubibahishurira nk'uko we ubwe yabirebaga. Nuko mu kuvuga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, amagambo ye ya gihanuzi yararenze cyane iby'icyo gikorwa, ndetse agira no ku mubabaro uheruka uzabaho, umunsi Uwiteka azava mu buturo bwe aje guhana isi y'abanyabyaha, n'igihe isi itazabasha guhisha amaraso yavushije haba no guhisha abapfuye bayirimo. Aya magambo ntabwo yari ay'abigishwa bonyine, ahubwo yari ay'abazakurikiraho mu gihe giheruka cy'amateka. Aya magambo ntabwo yari ay'abigishwa gusa, ahubwo yari n'ayacu n'abazakurikiraho mu gihe cy'amateka. Niyo mpamvu ubu butumwa bwavugiwe ku musozi wa Elayono ntabwo bwarebaga abigishwa gusa, ahubwo bireba n'abahagarariye Imana muri iki gihe giheruka. Ariko insanganyamatsiko tubibutse turiho uyu mwanya ni itubwira ngo ubutumwa bukomeye bwatangiwe ku musozi wa Elayono. Noneho ubwo Yesu ababwiye ibigomba kubaho, bigomba kuzabanziriza kugaruka kwa Yesu, ndetse n'ibyagombaga kubanziriza umurimo cyangwa se kuzakurikiraho bikabanziriza kurimbuka kwa Yerusalemu. Hepfo akomeza avuga ati, Kristo abwira abigishwa ati, mwirinde hatagira ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bavuga bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Kuko abiyita Kristo bari kuzaduka bakora ibitangaza bahamya ko igihe cyo gucungurwa kw'ishyanga ry'abayuda gisohoye. Bajyaga kuyobya benshi. Aya magambo ya Kristo yarasohoye. Abiyita Kristo benshi baradutse mu gihe cyaciye hagati y'urupfu rwa Kristo no kugotwa kwa Yerusalemu. Uyu muburo urabwira n'abo muri iki gihe. Ibishuko byabanjirije kurimbuka kwa Yerusalemu byaroshya abantu uko ibihe bihaye ibindi, kandi bizakomeza bityo. Noneho ubwo aya magambo aratwereka ko ibyabaye mu gihe cya Kristo byaje gutuma abantu benshi bahaguruka biyita Kristo bayobya benshi, ngo ni nako bigomba kuba mbere y'uko Kristo agaruka ubwa kabiri. Niyo mpamvu ipica y'ibyabaye mu gihe cya mbere bishushanya neza ipica y'ibigomba kubaho mbere y'uko Kristo agaruka ubwa kabiri. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugerageza kureba ubutumwa bukomeye bwatangiwe ku musozi wa Elayono. Ntabwo ari ubutumwa bwarebaga b'icyo gihe gusa, ahubwo ni ubutumwa bureba n'ab'iki gihe. Niyo mpamvu wowe dukurikiye tugusaba kugira ngo ubyiteho, kuko ibyavuzwe nta kabuza birimo birasohora, kandi byinshi byarasohoye, ndetse n'iyo bitarasohora bizasohora. Ngaho reka turebe ibyabaye kandi byaje kuba mu gihe kinwa nk'uko n'ubu tubibonye, ndetse bizongera no kuba mbere y'uko Kristo agaruka ubwa kabiri.
hepfo basobanura kuri uriya murongo nk'uko twasomye, basobanura umurongo wa 7, umurongo wa 6, aho twasomye havuga ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu, abantu barwaniraga kubona isumbwe. Abami barishwe, bahotoye ibikomangoma byagombaga kuragwa ingoma, hariho intambara n'impuha z'intambara. Yesu yaravuze ati ibyo bikwiriye kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, kandi hazabaho inzara hamwe na hamwe, n'ibishyitsi bizaba ku isi. Ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Kristo yaravuze ati ubwo abanditsi bazabona ibyo bimenyetso, bazavuga ko ari urubanza rw'Imana ku mahanga akiranirwa, kubera ko yashyize mu bubata ubwoko bwayo bwatoranijwe. Bazavuga ko ibyo bimenyetso bivuga ukuza kwa Mesiya. Ntimuzabyemere, ahubwo ibyo bimenyetso bizaba ari itangiriro ryo guca amateka yabo. Ntibashatse guhinduka ngo mbakize. Ibyo bita ibimenyetso byo gucungurwa kwegereje, ahubwo ni ibimenyetso bitegurira ukurimbuka kwabo. Noneho ubwo yababuriye ababwira yuko igihe bazumva intambara, bakazumva impuha z'intambara, bakumva ibishyitsi hamwe na hamwe, bo batazumva ibyo abigisha amategeko n'abafarisayo bazaba bavuga, kuko bo ngo bagombaga kuvuga yuko izo ntambara, izo mpuha z'intambara, ngo bagombaga kwizeza abantu ko zije kugira ngo zihane ba bantu banga ishyanga ry'Abayuda. Nyamara ngo ibyo abigishwa bo bagombaga kubona ko ari ibimenyetso bizagaragaza ko kurimbuka kw'iryo shyanga kugeze, kuko banze ubutumwa bwari bwaravuzwe na Kristo, bwarimo imiburo ikomeye kandi iteye ubwoba yaramaze kubabwira. Hepfo muri iki gitabo paji ya 535 hakomeza hatubwira ngo nuko ubwo nibwo muzababazwa kandi muzicwa, muzangwa n'amahanga yose kubw'izina ryanjye, kandi nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Abakristo bihanganiye iyo mibabaro yose. Ababyeyi bagambaniye abana babo, n'abana nabo bagambanira ababyeyi babo. Inshuti zaragambaniranye. Mu nama nkuru y'Abayuda, Stefano, Yakobo n'abandi benshi bazize akarengane. Noneho mu gihe ibyo bimenyetso byari biriho, abigisha b'ibinyoma ari benshi, kuko nibo bari abanditsi n'abafarisayo n'abandi bakoranaga nabo muri iyo dini y'Abayuda, bakwirakwije ibinyoma byinshi, maze bituma bayobya abantu kugira ngo batamenya akaga k'ibyari biriho, ngo bituma abantu benshi batamenya gusobanukirwa n'ukuri kw'ibyari biriho. Nyamara ngo bavugaga ukuri. Stefano, Yakobo n'abandi benshi barishwe bazize kuba baravugaga ukuri. Nyamara ngo muri icyo gihe hariho abandi bigisha benshi b'ibinyoma. Ubwo ibyo ni ibyabaye Yesu amaze gusubira mu ijuru, biba ku ntumwa. Ariko kurimbuka kwa Yerusalemu nk'uko kwabaye muri 70 kwabanjirijwe n'ibi bimenyetso. Hari intambara z'Abaromani zahanganishije Abaroma ndetse n'Abayuda. Izo ntambara zabayeho mbere y'uko irimbuka. Mbere y'uko Kristo agaruka rero, nabwo hagomba kubanza kubaho intambara. Ibihugu bigatera ibindi bihugu, ishyanga rigatera irindi shyanga, amoko agasubiranamo. Ngo iyo mivurungano yose rero igomba kubanza kubaho mbere y'uko Kristo agaruka ku isi. Niyo mpamvu murabona intambara hirya no hino mu isi zirushijeho kwiyongera, kandi inzara hirya no hino nazo zirushijeho gukaza umurego. Ibyago n'amakuba nabyo byose birimo birisuka ku isi, bitewe n'uko ari ibigomba kumenyesha yuko Kristo agiye kugaruka, kugira ngo acireho iteka iyi si yanze umucyo, yanze ukuri k'ubutumwa bwiza. Bitewe n'uko abantu bagomeye Imana, bakica amategeko yayo, bagasuzugura ibyera by'Uwiteka. Ibi byose birimo kubaho ni ingaruka z'uko abantu basuzuguye amategeko y'Imana. Kandi icyo birimo gusura ni ukurimbuka guteye ubwoba kandi gutebutse kugiye kugera ku bantu
banze imbabazi z'Imana. Ngo ariko muri ayo makuba, muri izo ntambara, muri abo bigisha b'ibinyoma, hagomba no kubaho akarengane k'abana b'Imana bazaba bavuga ukuri batanyuze iburyo cyangwa ibumoso, bazaba bagaragaza ukuri k'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwa marayika wa gatatu bugomba kubwirizwa kandi bukereka abantu impamvu n'isoko yo kononekara kuri mu isi, impamvu y'intambara ziriho hirya no hino, impamvu yo gusubiranamo kw'amoko hirya no hino, impamvu y'inzara, impamvu y'ibyorezo, impamvu y'imitingito iri hirya no hino ku isi. Nuko bazaba bagaragaza yuko iyo mpamvu ari uko abantu bagomeye amategeko y'Imana, kandi icyo ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba bugambiriye ni ukongera kukugarura abantu kukubaha Imana, bakamenya uko bakwiye kuyiramya, bakareka gukurikira ibindi byitwa Imana ariko atari Imana nyakuri. Hepfo rero reka dukomeze twumve ubusobanuro bw'aya magambo yo muri Matayo 24. Hepfo baravuze ngo Imana ikoresheje abagaragu bayo yahaye ubwoko bw'Abayuda akanya gaheruka ko kwihana. Ni nabwo buryo Imana iri gutanga amahirwe wowe udukurikiye. Ubu nagahe ko kugira ngo wongere wiyuzuze n'Imana, umenye ubutumwa bw'ukuri, bukuburira, bukwereka inzira y'ukuri ukwiriye kuyoboka. Noneho mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana ruba, ubwoko bw'Imana bugomba kubanza gutanga umuburo, ariko uwo muburo bazawutanga mu gihe cy'akaga gakomeye, mu gihe cy'akarengane, mu gihe cyo gutotezwa, aho kuri kuvugwa n'imbaraga ihagurukira kugira ngo igucecekeshe kandi ikurwanye. Hepfo rero hakomeje hasobanura ngo Imana yigaragarije mu bahamya bayo ubwo babaga bafashwe mu manza zabo no mu gufungwa kwabo, mu gihe abigishwa, intumwa zabwirizaga mu izina rya Kristo muri icyo gihe kigoranye, igihe cy'inzara, igihe cy'amakuba, igihe cy'intambara za politike z'abami bahanganye, ngo abayoboke ba Kristo byabaye ngombwa ko bajyanwa mu nkiko ndetse bagatotezwa bazira ko barimo kuvuga ijambo ry'Imana. Mwumve rero hepfo bakomeje bavuga ngo nyamara nubwo byagenze bityo, abacamanza babahanishije urwo gupfa. Mu kwica abo bantu batari bakwiriye ko isi bayibamo, Abayuda bari bamaze kongera kwibambira umwana w'Imana. Ibi bizongera kubaho. Noneho aya magambo ndagira ngo mwebwe mudukurikire mwongere muyumve neza. Ni amagambo y'ubuhanuzi kandi ni ibyabaye ariko bigomba kongera kubaho. Reka nyasubiremo kugira ngo yumvikane neza. Ni amagambo ari mu wifuzwa ibihe byose mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi paje 535 uko umuhanuzi yabibonye. 535 haravuze ngo Imana ikoresheje abagaragu bayo yahaye ubwoko bw'Abayuda akanya gaheruka ko kwihana. Imana yigaragarije mu bahamya bayo ubwo babaga bafashwe mu manza zabo no mu gufungwa kwabo. Nyamara nubwo byagenze bityo, abacamanza babahanishaga urwo gupfa. Mu kwica abo bantu batari bakwiriye ko isi bayibamo, Abayuda bari bamaze kongera kwibambira umwana w'Imana. Ibi bizongera kubaho. Tubibutse ko Abayuda bari bahagarariye Imana, bitwaga ko aribo bahagarariye Imana. Noneho Roma yo yari ihagarariye ubwami bw'isi, nibwo butegetsi bwo mu isi. Noneho hepfo barakomeje berekana yuko Abayuda nibo bagiye bagambanira intumwa za Kristo, kandi kuko batari bafite itegeko ryo kwica, batari bafite uburenganzira bwo kuba aribo batoteza bagashyira mu kaga intumwa, byabaye ngombwa ko bajya babifatanya n'ubwami bw'Abaroma bwategekaga, maze noneho akaba aribo basaba bagashyira mu bikorwa ibihano byo kurenganya intumwa za Kristo. Aha rero berekanye ko ibyabaye muri icyo gihe ni nabyo byo bigomba kongera kubaho. Hepfo bakomeje basobanura ngo ibi bizongera kubaho. Abategetsi bazaca amateka abuza umudendezo w'idini, bihe uburenganzira bwari ubw'Imana yonyine.
bibwira ko bashobora kugenga imitimanama y'abandi kandi ibyo ari ubutware bw'Imana yonyine. Ubu itangiriro ry'ibyo bintu ritangiye kugaragara. Uwo murimo uzakomeza kugeza ubwo uzagera ku rugero rudashobora kurengwa. Imana izahagurukira gutabara ubwoko bwayo bw'indahemuka bwitondera amategeko yayo. Rero hano berekanye yuko mu gihe cy'intumwa uko byabaye, ariko berekana n'uburyo bigomba kuba mbere y'uko Kristo n'ubundi agaruka. Baravuze ngo abategetsi bo mu isi bazaca amateka abuza umudendezo w'idini, biha uburenganzira bwari ubw'Imana yonyine, bibwire ko bashobora kugenga imitimanama y'abandi kandi ibyo ari ubutware bw'Imana yonyine. Ubu itangiriro ry'ibyo bintu ritangiye kugaragara. Uwo murimo uzakomeza kugeza ubwo uzagera ku rugero rudashobora kurengwa. Imana izahagurukira gutabara ubwoko bwayo bw'indahemuka bwitondera amategeko yayo. Ibi rero uko byabaye mu gihe cya mbere ni nako bigomba kongera kuba mbere y'uko Kristo agaruka. Ubu ni ubutumwa bukomeye rero bwatangiye ku musozi wa Elayono, kandi ni ubutumwa butureba natwe muri iki gihe turimo, kuko ibyavuzwe byose birimo birihutira gusohora. Ngaho reka dusome hepfo ibyo uko byagiye bigenda, ni nako n'uyu munsi bigomba kumera. Igihe cyose akarengane kabayeho, ab'icyo gihe bajyaga mu ruhande rwa Kristo cyangwa bakamurwanya. Niyo mpamvu iyo dusoma ibitabo tubona yuko mbere y'uko Kristo agaruka ngo isi izagabanywamo amatsinda abiri: itsinda ry'abubaha Imana bakitondera amategeko yayo, n'itsinda ry'abagomera Imana bagasuzugura amategeko yayo. Rero muri urwo rugamba hagomba kuzabanza kubaho ishungura rikomeye. Mu gihe cy'akarengane abantu bamwe bazafata impande zitandukanye bitewe n'uko bizaba ari ibihe bishishana kandi biteye ubwoba. Hepfo umuhanuzi akomeje asobanura ngo kugaragariza imbabazi abari kurenganywa ni ukwerekana ko wifatanyije na Kristo. Abandi bagushwa nuko amahame y'ukuri azaba anyuranya n'akamenyero kabo. Benshi baranyerera bakagwa, bareka gushikama mu kwizera bahoze barwanirira kera. Mu gihe cy'ibigeragezo abantu bamwe bazajya bava mu byo bizeraga kubw'akarengane, maze bihakane ibyo bizeraga kera. Hepfo bakomeje bavuga ngo hariho n'abandi bahinduka abahakanyi muri icyo gihe cy'ibigeragezo kugira ngo bakize amagara yabo. Bazashinja kandi bagambanire abavandimwe babo. Niyo mpamvu muzabona igihe kizagera bamwe bavuga ko bafite kwizera ariko batagiye bimenyereza kumvira ukuri, nabo ngo kubw'akarengane bazagera aho bahinduka abagambanyi ba bene wabo. Ubwo turacyasobanura ya magambo aboneka muri Matayo 24, aho ku murongo wa 9 havuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nuko rero bizagenda, abantu bazagaragaza ko bumvira Imana, bakumvira amategeko yayo, bakumvira icyo Imana yavuze, nta kabuza bazahura no kurenganywa gukomeye. Nguko uko ishungura rero rizaba rimeze. Hepfo hakomeje havuga ngo Kristo yaratwihanangirije kugira ngo tutazatangazwa no gukonja k'urukundo no kubura impuhwe mu bantu banga umucyo. Ibyo bimenyetso byose byavuzwe na Kristo uyu munsi birimo biraboneka. Urukundo rwa benshi rwarakonje, akarengane kabayeho kandi kazakomeza kubaho igihe cyose abavugira Imana by'ukuri bahagaze mu mategeko yayo, bayoborwa n'ijambo ry'Imana n'icyo Uwiteka yavuze. Ijambo rivuze ngo uku niko Uwiteka avuga. Abazayoborwa n'iryo jambo nta kabuza bazahura n'akarengane, bazahura no gutotezwa, bazaka umudendezo wose wo kubaho, kuko bazaba bashaka kubaha Imana. Ngo ariko nyuma y'ibyo, nyuma y'uko kurenganywa, nyuma y'uko gutotezwa, ngo igihe kizagera ngo Imana kwihangana kwayo kurangire, maze noneho igoboke itabare ubwoko bwayo, maze ihane abigometse ku Mana banze kumvira amategeko yayo. Noneho hepfo reka wenda
duse n'abagarukira ahangaha kuko twababwiye ko iki kiganiro tuzagikomeza, ariko twarimo tureba ubutumwa bukomeye bwatangiwe ku musozi wa Elayono. Ni ubutumwa bwari burimo kutangaza ibigomba kubaho mbere y'uko Kristo agaruka ubwa kabiri, ndetse bwari bukubiyemo n'ibyagombaga kubaho ubwo abigishwa bagombaga guhura n'akarengane gakomeye ko gutotezwa mu gihe cya mbere. Rero ibyabayeho mu gihe cy'intumwa nibyo bigomba kongera kubaho mbere y'uko Kristo agaruka. Reka wenda muri iki cyigisho ducumbikire ahangaha, ariko tubabwira yuko mbere y'uko Yerusalemu irimbuka, ibi ni ibimenyetso byabanje kubaho. Wenda mu gihe kiri imbere tuzongera tubereke uko Yerusalemu yarimbutse, ndetse uko abakristo ba mbere bashoboye kurokoka, nyamara abarokotse bakijije amagara yabo, ariko abenshi bararimbuka nk'uko byavuzwe. Ndetse tuzongera tunabahuriza tubereke yuko ibigiye kubaho hari abantu bagomba kuzita ku miburo yose yavuzwe muri iki gice cya 24 cya Matayo, bazarokoka ibigiye kubaho. Nk'uko abigishwa nabo bamwe bitaye ku miburo barokotse ibyabaye kuri Yerusalemu. Ibyo rero ni ubutumwa turimo kwamamaza, turimo kubwira abantu kugira ngo bamenye ko bagomba kwitegura, maze nabo bakazarokoka ibigiye kubaho. Rero reka wenda ducumbikira aha. Iki cyigisho twari twabateguriye cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubutumwa bukomeye bwatangiwe ku musozi wa Elayono. Tuzakomeza kumva buno butumwa maze dusobanukirwe n'ibibukubiyemo nk'uko umugabane wa mbere tumaze kubasobanurira, aho twahereye muri Matayo igice cya 24 twari tumaze kugera ku murongo wa 13. Tuzakomeza n'indi mirongo tuyirisesengure, turebe icyo yavugaga, ndetse turebe n'icyo ubuhanuzi buvuga muri iki gihe cyacu. Ngaho uwo mwari kumwe Yohani Ridesi, abo dusanzwe tubana, Imana y'amahoro ibahe imigisha, ndetse n'abashobora kuba twumvishe bundi bushya, namwe mukore subscribe kugira ngo n'ibindi byigisho biri imbere tuzakomeze kujya tubana namwe. Amagambo twavugaga ni amagambo yavuzwe n'abahanuzi asobanura ubutumwa bukomeye bwavuzwe n'umwami wacu ubwo yari ku musozi wa Elayono. Ngaho reka tubareke, ariko tunabasabira ngo umwuka w'Uwiteka abe kuri mwe kandi abahe gukanguka mu izina rya Yesu. Yayobeye abayuda benshi, yayobeye abayuda benshi, yayobeye abafarisayo, yayobeye ibiganwa, yayobeye n'abanditsi. Dore ibyaha bakoze kuticisha bugufi, amagambo bavuze byose byababaje Imana, byatumye bamba Yesu, bituma avuga yuko atari wavuzwe, byatumye bamba Yesu, bituma avuga yuko atari wavuzwe. Tekereza mugenzi wanjye, tekereza ibyo ukora byose, tekereza imirimo yawe, tekereza amagambo yawe, maze ubwire umwami Yesu uti ndihanye mbabarira. Imana yacu niyo igira imbabazi, itinda kurakara, irihangana, yahumuye impumyi, ikiza ibirema, itanga umwana wayo ngo aducungure. Ibya Yesu biratangaje nshuti, biteye amatsiko kandi byayobeye benshi. Ibya Yesu biratangaje nshuti, biteye amatsiko kandi byayobeye benshi. Byayobeye abayuda benshi, byayobeye abayuda benshi, byayobeye abafarisayo, byayobeye ibiganwa, byayobeye n'abanditsi.
Yesu uti ndihanye mbabarira. Tekereza mugenzi wanjye, tekereza ibyo ukora byose, tekereza imirimo yawe, tekereza amagambo yawe, maze ubwire umwami Yesu uti ndihanye mbabarira.